Yesu nashimwe cyane muri uyu mwanya mwiza nanone nongeye kubifuriza umugisha uturuka ku Mana mu mwanya mwiza w'ikiganiro witinya. Muri uyu mwanya hari biteye abantu byinshi ubwoba, ariko Uwiteka aravuga ngo witinya. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amagambo y'Imana, aho dufite umutwe w'amagambo uvuga ngo intambwe zirindwi zidufasha gutsinda ubwoba. Intambwe zirindwi zidufasha gutsinda ubwoba. Uyu mwanya tukaba tugiye gusoma igitabo cya Samweli wa mbere, ibice 17, turahera ku murongo waho wa 44. Harabanga Umufilisitiya abwira Dawidi ati, ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyeweho nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice, nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka, kandi ari we uzabatugabiza. Nuko Umufilisitiya ava aho yari ari, aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye, arerekera, arikocora Umufilisitiya mu ruhanga, ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko yahanguye Umufilisitiya, yahangurije Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka, amuhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayimucisha igihanga. Nuko Abafilisitiya babonye intwari yabo ipfuye, bariruka. Maze Abayisiraheli n'Abayuda bahaguruka bitera hejuru, bagerekana Abafilisitiya, babageza i Gahati no ku marembo ya Ekuroni, kandi Abafilisitiya n'inkomere bagwa ku nzira ijya i Sharayimu, bagera i Gahati na Ekuroni. Abisiraheli baherako barekeraho kwirukankana Abafilisitiya, baragaruka basahura urugerero rwabo. Maze Dawidi yenda igihanga cy'Umufilisitiya, akijyana i Yerusalemu, ariko intwaro ze azibika mu ihema rye. 5. Ubwo Sawuli yarebaga Dawidi agiye kurwana n'Umufilisitiya, yabajije Abuneri umugaba w'ingabo ze ati, harya uriya muhungu ni mwene nde? Abuneri nawe aramusubiza ati, mba ntuma utaho nyagasani nkamumenya. 5. Umwami aravuga ati, baza se w'uwo muhungu uwo ari we. 5. Hanyuma Dawidi atabarutse, amaze kwica Umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko. 5. Sawuli aramubaza ati, harya uri mwene nde wa muhungu we? Dawidi aramusubiza ati, ndi umwana w'umugaragu wawe Yesayi w'i Betelehemu. Amen. Twarimo tureba muri aya magambo y'Imana, aho tugiye kuganira ku ntambwe zirindwi zagufasha gutsinda ubwoba.
ubwoba ubundi ni imwe mu nzitizi zikomeye zibuza abantu kugera ku nzozi zabo, kugera ku by'Imana yabageneye no gukura mu buryo bwo kwizera. Mu buzima bwa buri munsi rero duhura na ba Goliyati, Goliyati batandukanye. Habaho Goliyati w'uburwayi, Goliyati w'ubukene, amakuba, kubura akazi, kubura ubuzima cyangwa se kubura n'amahoro yo mu mutima, guhigwa ndetse n'abadukikije. Ariko ubwo turimo tureba muri iyi nkuru turabona Dawidi na Goliyati. Aha biratwigisha isomo ko hari uburyo bwo gutsinda ubwoba. Dawidi nubwo yari akiri umusore uri aho ukiri muto, we yatsinze Goliyati wari umugabo w'intwari, wari umaze igihe kinini kandi ari mu ntambara, ariko Dawidi akaba ari ubwa mbere yarayinjiyemo. Aha rero biratwereka yuko birashoboka yuko watsinda ubwoba. Aha rero tugiye kureba intambwe 7. Iya mbere, kumenya uwo uri we imbere y'Imana. Dawidi ntiyarebye gusa ko yari ameze ku mubiri, nta nkota yagiraga, nta cumu yari afite, ariko yamenyaga ko ari we imbere y'Imana, amenya icyo yahamagariwe, amenya icyo Imana imurebamo. Umwana w'Imana, umusore wizeye Imana itabeshya, yamenye ko yaremwe n'Imana ifite imigambi ikomeye kuri we. Aha yabwiye Goliyati ngo wanteranye icumu n'uducumu, ariko uyu munsi ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka. Aho dutangirira gutsinda ubwoba ni uguhagarara, kuko turi abana, tukamenya ko turi abana b'Imana. Dawidi urumva icyo yahagazeho, yavuze ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka. Umenya ko Imana ikurinda, iguhagararaho kandi kurwanirira. Iyo utangiye kubona ubuzima uko Imana ibubona, ubwoba buratakara, ubwoba burashira. Abantu bafite kwizera gufite imizi, kumenya abo bari bo imbere y'Imana, ntibatinya ibibakikije, ntibatinya ibyo bahura nabyo, ntibatinya ibyo bumva, ntibatinya, hari ibitabatera ubwoba. Rero aha isomo rikomeye ni uko imbaraga z'Imana ziba ku bantu bamenye abo ari bo. Ubwoba ahanini bushingira ku kwibagirwa uwo uri we imbere y'Imana. Icya kabiri, intambwe ya kabiri, kwibuka imirimo y'Imana yakoze mbere. Dawidi yibutse ukuntu yishe intare n'idubu, akabyita ibimenyetso byo kwizera ko n'iki kibazo gikomeye azagitsinda. Yari afite urwibutso rw'imirimo y'Imana. Ongera kwibuka imirimo y'Imana, ongera kwibuka ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe, ongera kwibuka ibyo Imana yakoze mu rugo rwawe, ongera kwibuka ibyo Imana yakoze mu muryango wawe. Hari ibyo Imana yigeze gukora, urabyibuka, urabizi neza. Mu bihe rero by'ubwoba, mu bihe by'akaga, ongera usubire inyuma, wibuke, uvuge ngo harya Imana yakoze iki. Muri iki gihe byari bimeze nabi, Imana hari icyo yakoze. Ibi bizagutera imbaraga z'ubutsinzi. Ni intambwe ikomeye ikwinjiza mu gutsinda n'ibiteye ubwoba bw'ubu. Kwibuka ibyo Imana yakoze bitanga icyizere ko mu bihe bikomeye Imana izongera gukora kandi Imana izongera kugukiza. Iyo wibuka uko yakuvanye mu burwayi, uko yakukijije impanuka, uko yagukijije intege nke, ibyo byose ntiyigeze Imana ikureka,
bikurinda kugira ubwoba. Fata rero umwanya wongere kwandika kandi wibuke iby'Imana yagukoreye. Imana idahinduka, nkuko yakurwaniye ejo, nkuko yabanye nawe, niko izakomeza kubana nawe. Muri uyu mwanya rero y'intambwe yitere wibuka iby'Imana yakoze. Intambwe ya gatatu, kumenya ko intsinzi ituruka ku Mana, si ku bikoresho by'umuntu, si ku bw'imbaraga zawe, ahubwo ituruka ku Mana. Goliyati we yiringiye inkota, icumu, ariko Dawidi we yiringiye izina ry'Uwiteka. Yavuze ngo njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka. Ubwoba buza iyo twiringiye ibyo dufite cyangwa se ibyo tudafite. Hari igihe ureba ku byo ufite ukabona ntibihagije, hari n'igihe utekereza ku byo udafite. Ariko dushobora gutsinda ubwo bwoba iyo twiringiye Imana. Hari intambara zidatsindwa n'ubuhanga bwa muntu, ahubwo zitsindwa no kwizera Imana. Iyo wizeye Imana uva mu gicu cy'ubwoba ujya mu gicu cyangwa se mu bihe by'ubutsinzi. Intambwe ya kane, kugira intego iziruta urupfu. Kugira intego iri hejuru y'urupfu. Aha Dawidi yari afite intego yo kugaragaza ko Imana ariyo nyakuri, atari gushaka icyubahiro cyangwa gukundwa n'abantu. Iyo ntego niyo yamuhaye ubutwari bwo kudatinya urupfu. Iyo dufite intego rero yo gukorera Imana n'abantu, ubwoba bw'urupfu, kwangwa n'ibitekerezo buragabanuka. Umenya ko ubuzima bwawe bufite icyo bugamije. Intego z'ijuru cyangwa se intego zituruka ku Mana zihindura uko ureba ubuzima n'ibyago. Intego nanone ifatika iguha umutima wo kudacogora. Intambwe ya gatanu hano tureba ni ukugenda ku kuri kw'Imana, si ku marangamutima. Kwirinda kugendera mu marangamutima, ahubwo ukamenya ukuri kw'Imana kumeze gute. Ahangaha turabona Abayisiraheli, bari ku rugamba, ingabo zose baratinye, bamuca n'intege ye. Igihe yateraga intambwe bamuca intege, baramubwira bati uwo muntu ni umuntu wamenyereye urugamba, ndetse n'umwami Sawuli ubwe atangira kumubwira ati uwo ni umusore umenyereye urugamba. Ariko Dawidi ntiyayobowe n'amarangamutima y'abantu cyangwa we ubwe, yayobowe n'ijambo ry'Imana. Yeborwa nuko yiringiye Imana. Rero Dawidi ntiyarebye ku bukene bwe, ntiyarebye kuko atazwi, yarebye ku bwinshi cyangwa se ku mbaraga z'Imana yiringiye. Nubwo nta bikoresho bikomeye yari afite, ariko yari afite icyizere gikomeye ku Mana. Rero ntiwagendera uko wiyumva, ahubwo wiyoboze cyangwa se wifate cyangwa se uhagarare ku ijambo ry'Imana no kwizera Imana mu bihe byose urimo unyuramo, kugira ngo ubashe gutsinda ubwoba. Kwizera ni uguha Imana uburenganzira bwo gutanga intsinzi. Emerera Imana igukoreshe, emerera Imana uyihe umwanya kugira ngo ugere ku ntsinzi. Intambwe ya gatandatu, gutinyuka gufata intambwe. Aha turabona Dawidi ntabwo yaje ngo avuge amagambo gusa. Yarirutse asanga Goliyati, yafashe icyemezo cyo kujya kurwana.
rero aho ubwoba bwanesha abantu benshi kuko banga gufata intambwe, kandi hari abantu bagiye baneshwa n'ubwoba nanone kubera yuko banze gutera intambwe. Ariko ukwizera nyakuri gufite ibikorwa nibwo butsinzi. Aha twabonye Dawidi, nubwo Goliyati yabanje kumutoromatiza, aramubwira ati uragahungu uri iki, amwereka yuko adakwiriye. Nubwo Dawidi yabanje kugirwa inama n'Abayisiraheli ndetse na Sawuli bamubwira ngo ntabwo uri umuntu ukwiriye wo kurwana n'uriya muntu, ariko Dawidi yababwiye ibyiringiro afite, ntiyahagarariraho, ahubwo atera n'intambwe asanga Goliyati. Hari igihe rero kwizera bisaba gutinyuka. Ntabwo kwizera ari amagambo gusa, ntabwo kwizera ari imitekerereze gusa. Kwizera ni ugutinyuka, ni ugutangira umushinga, ni ukuvuga ijambo, ni ukugerageza ibyo abandi batinya. Dawidi ntiyatinye kurekura ibuye, kandi yaratsinze akoresheje umuhumetso, akoresheje utubuye. Kwizera kugaragarira mu bikorwa. Ntiwagerageza rero ibintu bitangaza cyangwa se ngo ugere ku bitangaza niba udafite icyemezo cyo kugira ikintu utangira. Rero gutinyuka, gutera intambwe, ni ukugira ikintu utangira gukora, ni ukugira ikintu ushyira mu bikorwa. Ni igikorwa kigaragara, ni intambwe itandukanye n'iz'abandi babona. Ni ugukora ibyo abandi bananiwe, ni ugukora ibyo abandi batinye. Yesu nashimwe cyane. Intambwe ya karindwi, aha tugiye kureba ari niyo ntambwe ya nyuma muri uyu mwaka: gutanga icyubahiro cyose ku Mana. Aha turabona Dawidi nyuma yo gutsinda Goliyati. Dawidi ntiyivugaga ibigwi, icyubahiro cyose cyari cy'Imana. Aha Dawidi yafashe umutwe wa Goliyati awujyana i Yerusalemu. Gutsinda ubwoba ntibigomba kuduhindura abanyagasuzuguro, ahubwo bigomba kutwigisha ko imbaraga zituruka ku Mana. Tugomba kumenya guha Imana icyubahiro iteka. Ibyo udafite biraza ubihawe n'Imana. Imana ishyirwa hejuru iyo tuyemera nk'umutware, kandi tuyemera nk'aho ariyo nsinzi yacu. Aha rero ndimo ndangiza, nagira nkubwire ngo ubwoba ni umwanzi w'iterambere, ni umwanzi w'icyizere. Ubwoba ni umwanzi w'ukuri. Ariko Dawidi aha yaduhaye isomo rikomeye. Ntabwo ubwoba usenya urwanira cyangwa se urwana mu izina ry'Uwiteka. Ntabwo ubwoba butsinda umuntu uhagaze kandi wizeye izina ry'Uwiteka. Iyo wizeye Imana, ukamenya uwo uriwe, ukibuka imirimo yayo, ukagira intego nziza, ukarwana mu kwizera, ugakora ibikwiriye, kandi ukahesha Imana icyubahiro muri byose, ntabwo ubwoba buzagutsinda, ahubwo ubwoba uzabutsinda. Rero reka muri uyu mwanya, niba uri mu bihe by'ubwoba, wongere wibuke izi ntambwe zirindwi, kuko ari intambwe zidufasha gutsinda ubwoba. Hari ubwoba muri uyu mwanya kandi buteye abantu benshi, ariko nagira ngo nkubwire, Uwiteka niwe nsinzi yacu, niwe udutsindishiriza. Wibuke Imana ko ari yo idutsindishiriza. Rero nongeye kubifuriza umugisha aho muri uyu mwanya. Mukomeze kugubwa neza.
mukomeze gutsinda kandi mukomeze kwikomeza ku Mana muri byose. Gira umugisha kandi nkwibutsa ngo ubutumwa ntubwihererane, wongere kubaha n'abandi kugira ngo batsinde ubwoba. Mugire umugisha.